gushyingira uzahase muri runo rugo sindavitse ahubwo ikiza mbona nuko mbona nakwigendera ahubwo giye tukazabona undi munsi umukobwa mwiza nkanjye umurutishije moto none sitekeza ko bigenda bite harashya shakanye mute ubwo no kumubwira akazaza kudusura noneho tukaganira nta kibazo gahunda niyo gahunda niyo kuri seri ndagarucanira kureba umwana wanjye umugabo rwose ubusura umugabo nako nari ugufata tumada umwana wanjye nawe yareba tungo nawe gakikwibuka rero nagarirwa na mukasi yashaka Esther, waje ko mushaka se? Kateguka. Sam, umeze ute? Gusa nyine cyo naringize ngo mubwire. Cyane naringiye kugushimira no kubwira neza wanjye. Nta kibazo byose sinakuye ko nakoraga nkabikorera ko. Yego. Okay. Sinumvikana gusa Shimani ngiye gutata. ko mbona warakaye se ase ntarakara ngani ikibazo mfite ntukizi kuko niwe wakiteye none sinakiteye mubizi se bira byose rega ibibazo bigura abagabo wakoze kwaje kwa plan none se bigende bite umva rero ikintu cyagitumye ngwamagara mu gato Ese haracyari kare uracyakeneye kwitabwaho waba ugiye vuba Oya. Shobora gutaha nyine neza ndetse ndanagushimira ariko nyine ngubu hari igihe nyine ufite igihe ushaka gukora kandi turihutirwa cyane byaba byiza rero ko ngubu nahita kutwitaho neza ndikumva urabona umunyeshuri nanjye ntibyangwa neza tugiye kumvikana cyane ukuntu twaswapiyona reka ugaruka nk'uko ubishaka sinakubuza kugenda wabipanze Okay. ese waba ugiye kubera wenda ukumve wa mukunzi wawe Shaka ese wari tumugenda nakubeshye pe nyine nabyingiriye prima ariko ndakeka ko nyine nawe ahuriye n'umutekano okay meze neza ubwo nyine ntacyo wagenda ariko wenda uzabinyuze hano uzabigaruka kudusura nta kibazo nza kubasura rega hano nafashe nk'umuntu ubwo ntabwo mbeshye reka gute uzabigenza ariko uzi ko hari abantu babikora bakanapfa bapfa barapfa nyine oya mfite umuntu ndamukurangira ndagwa n'amafaranga afatika twamaze kuvugana kandi ari gukorera neza nta bantu bapfuye se yakoreye oya uko nzi neza bikora neza kandi ni kwaje okay nta kibazo upfa kumpa amafaranga rega ibyo nakubwiraga nibyo reba so agira amahane so wabimbwiye narabikubwiye ntiyahita guhitana none se njye urumva ukuntu uri umunyeshuri byangwa neza aya wigira ubwoba amafaranga yo ndayaguha gusa unyiciye ubuzima akira aya ni 240 ahubwo njye kugura ni kuri telefone uzifashisha ukagura n'imbuto sibyo shira ariko nk'ijana ndaguhaye mfite
ugiye kumpa angahe? ngiye kuba amafaranga 30. Nugiye kugenda bikarangira. Ntabwo nabikora. Hano masize umuntu nzabanza kureba. Dore ko nyine ari no mu rugo pe. Ujuze inshuro nyinshi. Bisanzure tuganire. Turwongeye gusigarana irungu. Subizi. Nari maze kumenyerana nawe. Oya ndahari. None ugiye kureba undi mukobwa. Oya ndahari. Nakubwiye ko nyine icy'ingenzi si umukobwa agiye kureba. Ahubwo ari utundi tuntu nyine ugiye gutegura mu rugo. Ya, nubwo nta kibazo wagenda kugira ngo wenda n'igihe wagenda ukamenyeraho n'amakuru y'abaguhemukiye da. Ntabwo nta kibazo. Nabyo byaba byiza. Cyiza no kuzajya ukomeza ukaza tugahura inshuro nyinshi sibyo? Ukama umwanya ajya nguhamagara mbase nakora. Okay, nta kibazo mwanya ndakwemerera wabwira bo mu rugo se nabo bakaza nk'abasezeye. Ya, anze mbakubwirire ndumva hari baje. Ikibazo wabwira. Kandi mbakubwirire urahita ugendera ko? Nahita ngenda. Urashaka kugenda umuntu none? None. Nashaka nze mbakubwirire. Yongera kuri 40. Ibihumbi 30 ni make. Wowe twamaze kuvugana Erega nta bintu birahenda narabyumvise. Erega twamaze kuvugana uramuhayo 40. Getarani uzajya uziguramo imbuto. Bizagenda nabi bizabibazo. Kandi ikibazo uzajya ugira n'ubundi uzampamagara. Ahubwo shyiramo nimero. Si yindi baro yo Samantha se. Nubone ndayizi rege. Dore kizaho 30. Kandi amaze kumuvugisha n'ubundi ahita gukorera neza. Ngiye nifite n'ubwoba. Oya ntabwo wakagombye gushira ubwoba kuko uriya muntu ndamuzi neza bikora neza. Ni umuhanga. Ndabizi ko abikora neza uriya ni umuhanga. Ubwo ndarutanze nyine. Ahubwo ndarugukishije ngo urarutanze. Uzaguma kunkunda se? Reba uko yakugezeho. Uzakomeza kunkunda nyine. Nurangiza kwishura nurangiza ibyo ngibyo bivuyeho urangije n'ishuri ibindi tuzabishaka. Hanze kunyereka isura mba ariko mbona uri kigini. Gende igini. Uko ngufashe n'amafaranga uyabonye. Oya it's okay. Wari ugiye guta ishuri? Ako nawe wari buzafunga. Tugira ngo ubinkoreye kubw'imoto. Nakubonye Nakubonye nyine it's okay. Si wari uri mu kazi se? Nari ndi mu kazi. Wari mu kazi ngaho. Nari mfite umugenzi ahubwo ari kanyanuka ibindi tuzavugana kuri phone. Imana yafashije abantu bakampa akazi koko. Hana wanzanye amazi yo kunywa. Ahubwo se mama harya kuri bya wambwiraga tubikoze gute? Se uri umwana? Ntabwo uri umwana. Nisa nkunyuriramo gake witonze. Ibyo nakubwiye ntabwo uri umwana. Ntukoresha ubwenge. Umuntu mukuru. None ubwo nyine tuzabigenza gute? Nshaka gusubirana na papa wawe. Ahubwo se ujya wumva avugaho? Oya ntabwo ajya kuvugaho pe. Enya waramurakaje cyane. Cyangwa se mushiki we ashobora kuba hari ibyo amuha amuroga. Bemwe abahana. Nanjye nibagiwe. Ibyo bintu bitekereza nkumva nibyo. Nta kantu yamuhaye. None wakora iki? Tugomba gutekereza neza tukabicunga. Tukareba ko hari ikintu twakora gifatika. Tekereza neza kugira ngo tuzasubirane. Ntushaka gusubirana nawe. None se nawe mukuru isa nkunyiramo nyine ubwire nk'ikintu ushobora kumukorera ku buryo neza bihita birangira. Ikintu cyoroshye mbona. Ndabona sundi buretse bikapfu urwana ntabwo naniwe. Mwana wanjye kera. Bagahetse cyanambangamiye. Ufite ibintu byinshi rega. None se ubundi sonda amakuru. Amakuru ni meza. Twaganiriye. Ariko ikibazo ni kimwe. Sigenda aranatuje. Kuba bitekereza papa wawe. Birumvikana. Mva ibibazo byabaye byinshi. Ako nawe wakoze amakosa mama rero. Niriwe. We ntago ujya uba uri hanze ngo ubitekerezeho? Jya mbitekerezaho ariko nyine maze kwigaruka.
reka nizere ko wahindutse mama. maze kwigarura pe Nizere ko cyangwa tukurere turi kumwe twese uhabwe uburere bw'ababyeyi ukuntu njya ngukumbura nta buri kintu nkora kera twabaga tuganira mbwira utuntu twiza ubu ngubu nta kintu nyishaka gukora nsigaye nicara ngutekera ntago nkiga neza mbona abandi bana baza kubasura ku ishuri ako ngewe ndi iki uri kwigira mwana wa nagarutse kukwitaho reka nizere ko papa uzamutwara neza ku buryo akumva nkorera ikintu kimwe cyo kumuzana papa wawe dusubirane hanyuma ibindi bizagenda neza uzongera uhabwe uburere bw'ababyeyi bose gusa ntabwo wagaruka uriya mukobwa akiri mu rugo amazina yanjye nitwa Augustin. nicyo kibazo ariko tugomba gushaka umuti agasohokamo aba yicaye yimingaritse ibintu byose yabigize ibye kuko amagambo menshi agenda ayabwira musaza twari igihe yitwara nk'umugore wa papa ugasanga ni ikibazo dushaka uburyo kireba asohoka ngo ibyo bintu tugomba kubipanga ariko nasohoka muri runo rugo nsubirane na papa wawe nta kindi kibazo kizongera kuvukamo erega niwe wanansenyeye bitewe n'amagambo yagiye abwira papa wawe ariko najya wemera ko utuntu wacishijemo mama rero byose biba byaturutseho niyo byaturutseho ahubwo mfasha dusubirane hanyuma asohoke magende ibindi byose bizagenda neza kandi uzasanga utari beza ndagerageza inzira zose zishoboka gerageza pe ngomba kuhava gerageza hafi erega twafatanyije ntabwo yatunanira yatunanira njye nawe gerageza ushaka ikintu uramubeshyera abe kibe cyamufata by'ukuri agende nta kibazo yego nkaba nurutse mu cyaro kure za Nyanza mu karere ka Nyanza nagira ngo mumfashe mu makazi k'ubuzamu rwose. reka nze murebe papa nze muvugane arahari mwaba mukoze cyane rwose ndaje murebe nta kibazo ndategereje usigaye urya umuceri wonyine nshaka kujya kuri regime usigaye urya umuceri wonyine ariko maze iminsi nkubona umuceri ariko ndumva nta kibazo ubwo bushinga bya ntabwo bwakubwira numva ntangiye kubyibuha mu kuntu nshaka kujya kuri regime wangishije inama wakomerewe inama y'iki ubu ngubu imboga ko zihari tukabitankora none ure umushi usigaranye baba we umva ewe ahubwo ubu suzamukizwa n'iki kirakomeza uki nawe abigiko ubu ni umushira gusa uko utwite umva ndumva n'ubundi maze iminsi mbukemanga
nawe turamenya barayitoraguye we wajya gutuna ndamaze nubwo nkwita umuzungu ubu ni njyewe mukobwa uri muri uru rugo ngiye gusireyinga kikurenge ubu ugiye kugenda ubwege Yesu Kristo we noneho iyo wayitumbaye ya majoro yawe burahiye byarangiye siseme buretse wakabana kigeze inyangamugayo n'uburi neza wajyana ntayo umva wapfuye se kuko ko byanshimisha we nanjye kuri ubu ntabwo wari gusiga nyoko w'indaya yaragiye ngo ube muzima waramukurikije pe urwo ngurwo rurarujyana he urayibyara muri urugo satinze kuza nawe ko byakuba umva naje negurera kireto we turagondagura uyu munsi urapfa ahubwo mbega byiza we cyakoze ndishimye ukungura akantu keza wabaho ndishimye ubu tugiye kuba inshuti rwose ikintu cyose uzashaka byenzanye ntunakigukorera amazi ndaje nyakuzanira ngiye kuguhera yabangutse se basi ntukwe wa ngiye kuguhera noneho kikurenge wajya gutunara ufite kunzanira n'agapira ndumva yewe wabaho rero uragaragaye reka isi kote uduteje abantu ariko ntari hanze nyakuzanira